Yesu ashimwe bene data. Nshimiye Imana ikomeje kuturinda no kuturengera, kutuba hafi ndetse ikanaturwanirira. Intambara zo tuzi n'izo tutazi. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nanjye ndayikunda. Nawe rero ukundisha Imana umutima wawe wose, aba ariyo wizera kandi uyinambeho. Ntacyo uzayiburana, icyo uzashakaho cyose, icyo uzayisaba cyose izagikora. Imana ivuga bikaba, ni ukuri kandi yagutegekera mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesayi, ni ibice 51 uhereye ku murongo wa 2. Hari kuvuga ngo, nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara wababyaye, kuko ubwo Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye, nkamuha umugisha nkamugwiza, ni ko Uwiteka avuga. Kuko ubwo Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye, nkamuha umugisha nkamugwiza. Nawe Imana yaguhamagaye izakugwiza, izakugwizaho ibintu, izakugwizaho umugisha. Izi ko urwaye kandi izi ko ushonje, kandi izi myambarire yawe, izi mibyukire yawe n'imiryamire yawe, Imana izi nzira zawe zosubiramo. Izakugwiza, izaguha umugisha, izakurwanirira, izakugenderera, kuko ni Imana ikiranukira ibihe byose. Wewe upfa kuyumvira mu muhamagaro wawe. Ese uracyahagaze neza mu muhamagaro wawe? Igihe waririmbiraga Imana byarayinezezaga, igihe wasengeraga bene data byarayinezezaga, igihe wakorereye Imana ukayivugira amanywa n'ijoro byarayinezezaga. Ese uracyahagaze mu muhamagaro wawe? Umuhamagaro w'Imana niwe utuma duhirwa, niwe utuma iduhereza uburame. Iyo dukoreye Imana neza tutari mu byaha, umugisha uba mwinshi. Nawe rero uvugire Imana, ukorere Imana, uyikiranukire, izaguha umugisha. Aburahamu yari ari iwabo mu rugo ari kumwe na se. Ubwo se yacuruzaga ibigirwamana, baba bamwitaga Tera. Ariko icyo gihe cyarageze, Aburahamu ari muri ubwo buzima. Imana irangije iramuhamagara, iramubwira ati, Aburahamu, Aburahamu we. Ati nawe arayitaba ati, karame, va muri Uri y'Abakaludaya uzunsange, tujyane, nanjye nzagushyira ahakomeye, nzakugirira neza kandi nzakugwiza n'urubyaro rwawe. Aburahamu ava muri Uri y'Abakaludaya. Gira ibintu uvamo ureka, gira ibintu uvamo usiga, gira ibintu wirengagiza byatuma izina ry'Imana rigawa. Ahubwo ujya aho Imana ishaka. Imana ishaka kuyivugira, Imana ishaka yuko wakizwa, Imana igushaka yuko wabana n'abantu bose amahoro, ukagira urukundo, ukihangana mu bikugerageza ndetse n'ibikugoye. Imana igushaka ahantu yajya igushaka ikakubona. Ni Imana yagendanye na Eliya. Eliya arayivugira, Eliya arayikorera, ndetse akavugira Imana, akagera ndetse n'ahakomeye aho yageraga n'ibwami. Nawe rero Imana iragushaka ngo uyivugire. Nehemiya yaremeye ajya kubaka inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse, ava ibwami ahantu heza aho yahaga umwami vino akamuseriva neza. Ariko arangira atekereza, aravuga ngo urusengero rw'iwacu rwabaye amatongo. Yaratekereje avuga ngo abaririmbaga si baracyaririmba, abinginzi si barakingingira Imana, abasengaga si baracyasengera bene data. Dukeneye ko icyo gihe nawe wasubira mu muhamagaro wawe, aho Imana yakubonaga ariho yongera kukubona. Nibwo uzagira umugisha, nibwo icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, n'icyo uzasenga cyose usaba Imana, icyo uzasengera cyose kizemera. Nusengera abarwayi bazakira indwara, kandi nawe indwara yawe uzaba urwaye, icyo gihe nusenga nawe indwara yawe uzakira. Ese uhagaze neza mu muhamagaro wawe? Uwiteka basi. Imana yagiye kuguha umugisha ishingira ku mivugire n'imyitwarire n'imigendere yawe n'imiryamire n'imibyukire yawe. Ariko yikubona utari inyangamugayo, niyo mpamvu dusenga umugisha gusa, kuko tuba tutahagaze neza. Ariko Aburahamu we yumviye Imana imuhamagara. Imana iracyaguhamagara, Imana iracyagushaka, Imana iracyagushaka ngo uyikorere, Imana iracyagushaka ngo uyivugire, ubibemo neza, ubihagararemo neza. Dawidi yakorera Imana mu buryo bwose.
akayihimbaza, akaririmba, akaramya, agacuranga, bityo Imana iri mu ijuru ikavuga ngo mwana wanjye nabonye imirimo yawe, nabonye kundirimbira kwawe, nabonye kuntambira kwawe, kubw'ibyo ngo sezeranije imbabazi zihoraho. Nawe Imana igusezeranye imbabazi zihoraho kubwo kuyikiranukira, kubwo kuyivugira. Ese ukurikije uko uhagaze n'ukurita, ubona warahindutse? Ubona warahindutse ugihagaze neza mu muhamagaro wawe? Nawe witekereze, ubirebe neza. Uwiteka ahumurije Isiyoni, n'imyanya yaho yose yabaye myirare arayihumurije. Ubutayu bwaho abuhinduye nka Edeni, n'ikidaturwa cyaho akigize nka ya ngobyi y'Uwiteka. Muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo, kuko mwemeye kumvira Imana. Uwiteka ahumurije Siyoni, Uwiteka ahumurije abagabo, Uwiteka ahumurije abamama, Uwiteka ahumurije abasore n'abakobwa. Hari igihe cyo Imana yaba yaragusezeranije, yakubwira ngo uzakora mariage, ukabona nta nzira, ukabona hari ikiri kwivanga mu masezerano yawe n'Imana. Wowe kizwa gusa urebe ko icyo Imana yakuvuzeho kitazasohora. Nyamara ngo n'imyanya yaho yose yari yarabaye myirare, nta hantu na hamwe h'abantu bagihagaze neza mu by'Imana. Abantu bibereye hirya no hino, abizeraga, abari bakijijwe, abari bafite agakiza, Imana yarababuze. Ariko umva icyo Imana ikoze, ubutayu bwaho abuhinduye nka ya ngobyi ya Edeni, n'ikidaturwa cyaho akigize nka ya ngobyi y'Uwiteka. Muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo. Ibyishimo bikugarutseho, umunezero ukugarutse, ongera uvuze impundu mu birori bya, ongera ushyingire, ugire abakwe n'abakazana, ongera ugire umugisha mu bucuruzi bwawe, mu mirimo yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ongera ugire ubuzima, ugire uburame muri wowe, ubugingo bw'Imana yaguhaye ongera uburame. Ongera urye neza, ongera unywe, ongera usigaze. Uyu nguyu ubaganiza ijambo ry'Imana ni Pastor Maniriho Jean Paul. Reka twumvira hamwe icyo Umwuka ari kubwira amatorero muri iyi minsi. Warasenze igihe kirekire, Imana iragushakira kubura, ariko irongera kwishimiye, yongeye ikugarutseho, igufitiye imbabazi, iyahongera kugukoranya, igufitiye imbabazi n'umunezero mwinshi. We gusubira inyuma, we gucika intege, we gucogora. Ni ukuri Uwiteka Imana yawe iracyagufitiye imbabazi nyinshi. Weho yizere, ugendane nayo. Ni ukuri ugume mu muhamagaro. Uwiteka ari kuguhumuriza ngo humura, iyo ndwara si yo kukwica, ayo madeni si azatuma ujya muri gereza cyangwa ngo uterezwe ibyawe cyamunara. Humura, humura, ni Uwiteka avuze. Imyanya yabaye imyirare, ibihombo byabaye ibihombo, uburwayi ibintu birakomera biradugera, ariko Uwiteka arongera araguhumurije. Ubutayu bwaho nta mazi wari ukibona, nta byo kurya wari ukibona. Uwiteka hari icyo akoze. Ahantu hari hameze nk'utayahinduye nka Edeni, nka ya ngobyi, ugiye kujya ubona amazi meza, ugiye kujya ubona ibyiza bivuye ku Mana. Ni ukuri Uwiteka arongera kwibutsa, ni ukuri Uwiteka arongera kwibutsa. Uwiteka arakwibutsa guhaye umugisha. Nimureba Aburahamu sogokuruza, atubera icyitegererezo ukuntu yizeye Imana. Yarabuze urubyaro mu myaka 90, Imana ikongera ikamwibuka we na Sara, ariwe nyogokuruza watubyaye. Kuko ubwo Aburahamu yari akiri kumwe, yari akiri umwe, uko yahamagawe turabizi. Yumviye Imana, ava muri Uriya Bakaludaya, maze Uwiteka kubwo kumvira Uwiteka amuha umugisha. Imana iragenda iramugwiza. Aburahamu aragenda abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, amwita Isiraheli, kuko Isiraheli
yagendanye n'Imana, yagiye abonana na marayika w'Imana avuga ngo sinkure ko utampaye umugisha. Marayika w'Imana arangije abwira Yakobo ati ntukitwa Yakobo ukundi umuriganya, ahubwo nkwise Isiraheli, uzaba sekuruza w'amahanga. Yaragiye abasekuruza w'amahanga. Ni ukuri nawe rero hari icyo Imana igiye kukugira cyo akira neza ijambo ry'Imana. Mana tugushimiye neza n'urukundo ugira, umugisha wawe tubeho none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu, amen.